Namakuru meza mwabantu mwe, namakuru ashimishije igihugu cyose muri rusange. Buri munyarwanda wese ugiye kumva iyi nkuru ndabizi neza biri buze kumushimisha, bitewe nuko igihugu cy'u Rwanda kirakataje cyane mu iterambere, by'umwihariko mu kwita ku bintu by'imyidagaduro. Murabizi ko mu gihe cyashize bubatse Amahoro Stadium, abantu benshi bakagenda babigarukaho, dore ko abantu bagiye babigarukaho nko muri Nigeria, muri bakina n'u Rwanda, uburyo bagendaga bavuga bati iyi stade ntabwo twakizera ko iri muri Afrika. Ariko kuri iyi nshuro ikintu kibaye mwabantu mwe, ndagira ngo mwicare murebe u Rwanda rwiza, u Rwanda twifuza, urwego rumaze kugeraho, ibintu bigiye kuba hariya muri Kigali ni ibintu birenze cyane. Abazi iGAHANGA rero, abazi iGAHANGA ndakeka hariya murahazi, i Kigali muri Kicukiro, na hantu heza cyane. Rero barebye baravuga bati tugiye kwashyira stade idasanzwe, tugiye kwashyira nakita projet ihagaze miliyari hano mu gihugu cy'u Rwanda, tugere ku rwego rwo hejuru. Niba giye bavuga u Rwanda, tujye twumva igihugu gisa neza, gifite ibibuga bigiye bitandukanye, umuntu ashobora kwidagaduramo ndetse no gukoramo siporo zigiye zitandukanye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'uko bagiye babikora mu gihe cyashize. Rero abantu bashobora kwibaza bati ese iyi stade nshya igiye kubakwa ugereranije n'Amahoro Stadium bihuriye cyangwa se bitandukaniye he? Umuntu akibaza ibibazo byinshi, ese iyi stade bizagenda bite, bizabiri imibiki, byose nibyo nshaka kugira ngo nkubwire, ushira amatsiko umenye u Rwanda urwego ruri kugeraho. N'abantu benshi bagiye batandukanye bari kugenda bavuga bati u Rwanda aya mafaranga aturuka he, nyine kubera ko babona ari igihugu gitoya ariko bakabona ibikorwa remezo bigenda byisukirana ubudasiba. Ni ibintu buri muntu wese yakibazaho, ariko kuri inshuro mwabantu mwe je mfite ibyishimo bitewe nuko u Rwanda nyine ruri gutera imbere cyane. Bimeze bite rero, cyangwa se bihagaze bite? Ubundi Amahoro Stadium ndetse na Gahanga Olympic Stadium cyangwa se Olympic Village, muri kana gace ubundi abantu bahazi neza hariya haberaga cricket yo ku rwego rwo hejuru kuri uriya musozi, ndakeka murahazi. Ugeze hariya za Gahanga ugenda ubona uburyo wari ahantu heza, haberaga cricket yo ku rwego rwo hejuru, hari ikibuga cyiza. Ariko kuri iyi nshuro baravuze bati iyi location reka tureke kwigira ibintu bisanzwe, tubigira ibintu mpuzamahanga, tubigira ibintu buri muntu wese ashobora kuza akavuga ati wow, uru ni u Rwanda rwose, ku buryo byakurura ba mukerarugendo nk'uko twabonye Amahoro Stadium yagiye kurura abantu benshi baza kureba mu Rwanda. Batese u Rwanda ko twari tuzi ko rufite visit Rwanda bisanzwe, bagira ingagi, bagira n'ibindi bintu bidasanzwe byo gusura. Kubera iki nyine bazanye na Stade Amahoro? Ariko kuri iyi nshuro ndakeka noneho n'abataraje nabagiye kuza. Bimeze bite rero? Ubundi ngereranyijeho gatoya Amahoro Stadium ni ukuvuga ngo kugeranya umushinga w'Amahoro ndetse ni Gahanga Olympic Stadium. Urebye neza byose n'ubundi ni ukuvugurura, ariko kuri Gahanga Olympic Stadium cyangwa se iyi stade nshya igiye kubakwa, byo twavuga ko ari ibintu bishya, ni ibintu bishya. Ariko ku Mahoro byo murabizi ko byari ukuvugurura, murabizi byo ko byagenze igihe bayifunguriye, murabizi n'uburyo kuva kera yari hari Amahoro Stadium. Ariko sibyo nshaka kugira ngo tuvuge, ahubwo tugiye kureba, ushobora kuri kwibaza uti ni imyanya ingana iki iba muri Gahanga Olympic Stadium, ese ugereranyije n'Amahoro bimeze bite? Ubundi mu Mahoro Stadium nk'uko tubizi, muri la stade yakira abantu 45,500 n'abantu 8 ngo bicaye neza, ngo ubundi nibo bantu nyine baba bari mu Mahoro Stadium. Ndetse bakavuga ko mu Mahoro Stadium yatwaye asaga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari mumbabarire, ni miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo mu madolari ni n'amadolari asaga miliyoni 165. Ubwo mu manyarwanda nibwo nakubwiraga ko ari miliyari 200, sorry. Hanyuma ubwo rero twajya kureba tukareba uburyo Amahoro yagiye kuri hegitari 27, tukabona n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko iyi ngiyi Gahanga Olympic Stadium yo nakamaramatsa, yo yagiye kuba mu bintu byinshi cyane ugereranije n'Amahoro Stadium. Iyi ngiyi rero Amahoro Stadium bavuga ko isakaye 100% uretse ku kibuga hagati, no kuvuga ngo mu kibuga nyine ntago bahasakikaye. Baravuga bati
inyuma yayo uko uyirebye ishushanyijeho imigongo, buryo ishushanyije ni nk'imigongo, ibintu bigaragaza umuco wa kinyarwanda. Hanyuma bakavuga bati harimo ibyumba bya VIP n'ibyumba bya skyboxes. Urumva rero ni stade nyine nkuko nawe muyizi, ni stade iri ku rwego rwo hejuru. Bakavuga ngo n'ibindi byinshi bagenda bavuga ko harimo imikino igiye itandukanye mike ariko itarashoyemo amafaranga menshi, nk'ibintu by'abatlete ndetse n'ibintu bya rugby ariko gake cyane, ntago ari ibintu biremereye. Ikaba ifite restaurant ndetse utubari na gym n'amaduka makeya cyane. Ntabwo nyine byo babikabije cyane, ariko mu kanya gato ni nkubwira kuri Gahanga Olympic Stadium uri buze kumirwa rwose, kubera ko muri kano kanya ngiye kukubwira uburyo ibintu byose bimeze. Uyu mushinga rero mushya wa Gahanga Olympic Stadium ni umushinga mushya ugomba kuzura cyangwa se uteganyijwe ko ugomba kuzura hagiye amafaranga asaga miliyoni 120 z'amadolari. Ubwo mu manyarwanda muri kubyumva, urumva ni hafi miliyari 150 gutyo. Yes, birumvikana. Ugereranyije n'Amahoro ntabwo bihuye, ariko ibikorwa bya Gahanga Olympic Stadium bikubye cyane iby'Amahoro Stadium, kubera ko iyo ugiye kureba usanga wenda iki ngiki nabwo reka tugisobanure neza. Ntabwo Amahoro Stadium ni y'umupira w'amaguru gusa, ariko Gahanga Olympic Stadium niyo ni imikino igiye itandukanye izajya hakorerwa, noneho mu buryo navuga ko butangaje, buryo bushya muri Afurika. Ndetse iyo uje kureba nabwo usanga mu bantu bazakirwa muri Gahanga Olympic Stadium bari munsi y'abazakirwa mu Mahoro Stadium, cyangwa se abakirwa mu Mahoro Stadium, kubera ko Olympic irushwa abantu 5,000 ugereranyije n'Amahoro Stadium. Hanyuma ariko ibyo ngibyo ntabwo turagera ku kintu cyatunguye abantu benshi. Nyine abantu bakavuga bati ese gute nyine bimeze bitya. Iyi Gahanga ari ikintu abantu benshi bari kugenda bavugaho, bakavuga bati ibi ngibi nibyo bigira ikintu kidasanzwe. Uburyo ubwayo igaragara iyo uyirebye nkuko nawe uri kubona kuri icyo gishushanyo mbonera, urabona ko imeze nk'inyoni ugeneje nuko Amahoro Stadium yo bagerageje umuco nyarwanda, imigongo n'ibiki byose, ariko hano ngo igaragara nk'inyoni imeze neza nkuko nawe bibona. Ni stade igezweho uburyo umuntu wese azayibona akavuga ati wow, uru ni u Rwanda. Hanyuma ikindi kintu navuga ko gitangaje ni ya mikino abantu batari bamenyereye mu Rwanda. Mbere yuko nkubwira hectari ahangaha iyi ngiyi Gahanga Olympia izabiriho, reka manze nkubwire imikino izabirimo. Hariya tuzi ko nyine mu Mahoro ni football niyo focus, ariko hano ngo hazaba harimo swimming rwose, ahantu abantu baza bakoga bakarushanwa umukino wo koga. Nyine niba ndakeka murawuzi, umukino wo koga nawe ni umukino uzaba uri hano hantu. Ndetse hari na wa mukino Gymnastics, sinzi niba ariko babivuga, ariko ni umukino njewe nkunda cyane. Ni umukino abantu benshi bamenyereye kuba ku gitsina gore, ariko n'abagabo barawukina. Ni wa mukino ubona uryoheye ijisho, abantu nyine bagororotse bameze neza, baza bakigaragaza bakora utuntu dutandukanye, ariko ubona ko biryoshye. Naho hazaba harimo football, ndetse ihagije rwose, ari ahantu hameze neza, harimo football, harimo iyo mikino igiye itandukanye, ndetse harimo na cricket nkuko hari hasanzwe haba cricket. Na cricket bazashyira ku rwego rwo hejuru, nibarangiza babishyiremo. Hanyuma izaba iri kuri hectare 55. Ubwo rero urumva izaba ikubye iyo bita Amahoro Stadium ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari ibintu bizaba ari ibintu bingana, bitewe nuko nyine iyi ngiyo izaba irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi kintu wamenya, hahandi twabonye ko mu Mahoro Stadium hazaba harimo restaurant, harimo utubari, gym n'amaduka bisanzwe. Hano hazaba harimo hotel
ahantu ho kugurira ibintu, amashop akomeye cyane, ari nabwo minisitiri mu kanya gato yabivuzeho avuga ati twebwe dushaka kugira ngo twubake ikintu kizagirira abacuruza akamaro kandi mu buryo bugezweho, abantu baze bakoreramo ibintu bigiye bitandukanye ariko no mu bintu bijyanye n'ubucuruzi bitera imbere kubera iki gikorwa kigiye kubakwa. Hanyuma rero ikindi kintu gikomeye nuko hazaba harimo training field cyangwa se ahantu abantu bitoreza imikino igiye itandukanye. Urumva rero ni inzu ngari cyane, hanyuma bikazaba nyine ari ibintu bigezweho kandi bimeze neza. Ukibaza uti se uru Rwanda ruri gutera imbere ubutitsa muri 2050 hazaba hameze hate? Nicyo kintu abantu bakomeza kwibaza bati u Rwanda rwaciye mu mateka akomeye cyane ashaririye, ariko rukaba ari igihugu gikomeza kugaragaza ko ibyabaye nyine ari ibintu nyine bitazongera kuba, kandi ko bitatuma umuntu nyine cyangwa se igihugu kidatera imbere ngo kubera ko u Rwanda rwaciye mu mateka ashaririye, ahubwo ibyo ngibyo biba imbaraga zo kuvuga tuti ntibizongere kuba kandi tugomba gutera imbere ubutitsa nk'uko mu ndirimbo yubahiriza igihugu bivuga. No gutera imbere ubutitsa ni ibintu by'ingenzi cyane biri muri ibyo ngibyo. Hano rero bishatse kuvuga ko b'abana babuze uburyo bazamura impano, none nta rwitwazo ruzaba ruhari kubera ko buri kintu cyose umwana akenera cyangwa se umuntu uwo ari we wese akenera kugira ngo azamure impano ye aka kanya cyamaze kuba cyategurirwa, cyamaze kuba navuga ko cyamaze kugera mu Rwanda, kubera ko uyu mushinga biri kuvuga ko plan igiye gukorwa vuba cyane, maze ugatangira kujya mu bikorwa nyine bagahita babyihutamo kugira ngo birangire vuba ari ibintu bimeze neza kandi bifite isura biri ku rwego nyine rw'ibyo bifuzaga, kandi ubona ko ari ibintu bizagira abantu benshi akamaro, abacuruzi, abakozi bagiye batandukanye, ndetse n'abanyempano bagiye batandukanye, ndetse n'igihugu muri rusange, bitewe nuko Visit Rwanda umuntu uzajya usura u Rwanda agasanga harimo ibigo nk'ibyo ngibyo, amastade nk'ayo ngayo, azajya avuga ati nasuye u Rwanda, mbona ingagi, mbona inyamaswa zigiye zitandukanye ntabona ahandi, ariko nabwo nabonye iterambere rikomeye cyane mu gihugu kigaragara nk'ahari gitoya muri Afurika ariko gifite iterambere rikomeye cyane. Njyewe rero mwari kumwe n'injye bita Ibel, reka ngushimire aya makuru rero nguhaye, na makuru twegeranyije dukuye ku binyamakuru bigiye bitandukanye byandika kuri murandasi, navuga nka The New Times Rwanda, ndakeka murahazi, ndetse twegeranyije n'amakuru ava kuri Ministry of Infrastructures, ndakeka nabwo murayizi, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye bagenda batwereka ibintu bigiye bitandukanye ko iyi stade nyine uko izaba imeze. Twakuye amakuru ku gihe inyarwanda.com, ntabwo ari ibintu twagiye ngo duhimbe, niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga amakuru avuguruzanya bitewe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye uburyo byandika kuri murandasi, ariko aya makuru aba ari amakuru yizewe, nawe wajya ku binyamakuru ukagenda uyasoma, uyacishamo amaso ukareba uburyo ibintu byose bimeze, ariko ndakeka ibyinshi twabikubwira. Reka ngushimire wo twabanye muri iki kiganiro, kandi subscribe niba wakunze iyi video, niba wadukunze kandi ntiwibagirwe gushyiraho comment na like na share niba ubona iyi video hari umuntu wawe yafasha, ubikore byose kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri gatanu. Reka ngushimire, ngubwire ngo wakoze kubana nanjye, naho ubutaha, ciao, bye bye.